nkomeje kuguha ikaze kuri uyu muyoboro JDS uburyohe bw'imyandiko aho yumvira icyanga cy'amagambo. Uyu munsi icyanga cy'amagambo gikubiye muri uyu mugani ugira uti umwana wavugiye mu nda ya nyina yavuze irihe jambo cyangwa se iyihe nteruro? Muri make yavuze iki? Ntucikwe, uri kumwe nanjye JDS Jean Daniel Sindayigaya. Mbere yuko twumva icyanga cyo muri uyu mugani umwana wavugiye mu nda ya nyina, reka tubanze turebe ikindi cyanga kiri mu mukobwa wahetse akanyamasyo. Agaki? Akanyamasyo yagahetse ate? Byagenze bite? Mbere yo kubyumva neza banza ukore subscribe, like, share na comment kugira ngo iki cyanga cy'amagambo kigere kuri benshi. Wumvise ko dufite ibyanga bibiri. Icya mbere ni umwana wavugiye mu nda ya nyina, icyo nicyo cy'umunsi, ni nacyo dusorezaho. Icyo tugiye guheraho cya kabiri nyine, ariko kigiye kuba icya mbere, cyitwa umukobwa wahetse akanyamasyo. Umukobwa wagize ate? Wahetse akanyamasyo. Kera habayeho umugabo buke yashaka umugore, babyarana umwana w'umukobwa. Umwana arakura, umunsi umwe ajya kwahira ishinge, agize ngo arashikuza, igitsina cy'ishinge kizana n'akanyamasyo. Ni igitsina cy'ishinge, nk'uko haba igitsina cy'insina gutyo, ntabwo ari igitsina gabo cyangwa igitsina gore. Umwana arishima cyane ngo yiboneye akana. Yagize gutya ashikuje, igitsina cy'ishinge kizana n'akanyamasyo. Umwana arishima cyane ngo yiboneye akana. Aterura akanyamasyo ke agashyira mu mugongo, aragaheka, yikorera ishinge, arataha. Ageze mu rugo abwira akanyamasyo ngo nikajye hasi ajye kuvoma amazi. Akanyamasyo kariyangira karamubwira kati wajya umpetse wabiki? Wajya umpetse wabiki? Umukobwa ajya kuvoma agahetse, avuyeyo arakabwira ati jya hasi nkubure mu nzu. Akanyamasyo kamusubiza karirimba kati wakubura umpetse wabikima? Umukobwa icyo akabwiye cyose akanyamasyo kakamusubiza gutyo ngo icyo akora nagikore agahetse. Sibwo kabaye nk'aka gasamuzuri ka muzuzuri kageraga gatani kanutse. Akanyamasyo kamuguma mu mugongo kanga kumuvaho, nuko aho kari karyamye mu mugongo hatangira gutonyoka, haza ibisebe. Muranyumvira? Bukiye se na nyina batangira kugira ubwoba, babutewe n'ako gasimba katava mu mugongo w'umwana wabo. Ababyeyi bigira inama yo kujya kuraguza bagira ngo bamenye iby'ako gasimba. Umupfumu arababwira ati muzagure inyama muzotse, maze umukobwa mumuzirike ku nkingi hafi y'aho akanyamasyo kazibona neza, ngo nabo bazarebe aho bikinga hafi y'aho bazokereje n'aho umukobwa ari, maze ngo akanyamasyo nikava mu mugongo kajya kurya inyama bakice. Umupfumu amaze kubaragurira baragenda babikora uko yababwiye. Akanyamasyo kabonye inyama kagira ipfa, karavuga ati yemwe bene kanyama gashirira. Uko kavuga kakamushinga inzara mu mugongo kamubwira ngo najye kukazanira inyama. Umukobwa akabura uko ajya kukazanira inyama kuko yari aziritse atabasha kuva aho ari. Amaherezo akanyamasyo karambiwe kava mu mugongo kajya kurya za nyama. Abari aho bose baza biruka bagahurizaho imihini, karapfa. Umukobwa agakira atyo, baramwomora arakira. Si igihe wahera hahera umugani. Umugani wagiraga gute? Umugani wagiraga ngo umukobwa wahetse akanyamasyo. Noneho twumva icyanga cyo mu mugani w'uyu munsi ugira uti umwana wavugiye mu nda ya nyina. Nongere mbabaze, mwaba muzi icyo yavuze? Mutega amatwi ntimucikwe. Kera habayeho umugabo buke yashaka umugore, babyarana abana benshi ariko bose ari abahungu gusa. Abana barakura baranashyingirwa. Bukeye abagore babo bagakunda kujyana kwahira ishinge no guca isaso, bamwe bakajyayo batwite. Nuko bagera aho bahira bakaganira. Mufore baganiraga iki? Bakavuga ukuntu nyirabukwe abanga. Kuva na kera nyirabukwe n'abakazana rwari rwarahise. Ngo bajye kumva, bumva umwana wari mu nda y'umwe muri bo aravuze ati nanjye nzareba icyo umukazana apfa na nyirabukwe. Umwana yavuze guki? Ari mu nda ya nyina. Ati nanjye nzareba icyo umukazana apfa na nyirabukwe. Bamwumvise bagira ngo ni nyirabukwe ubumviriza, bati noneho nitumukira. Nuko barahaguruka barataha. Hashize akanya umugore umwe akanyaruka akabaza undi ati ntacyo wari wumva kuri ya magambo? Undi atashwe.
bukeye ba bagore bari batwite barabyara. Umugore nyina w'umwana wavugiraga mu nda ye agiye kubyara abyara umukobwa ufite ubumuga bwo kutavuga. Ubwo kera ari uko babitaga. Umwana yiberaho arakura aba inkumi, arasabwa, arashyingirwa. Ashyingirirwa rimwe na muramukazi we. Umugabo we aratahira, arashyingirwa, atunga uwo mukobwa. Ubwo ni umugore ufite ubumuga bwo kutavuga. Nuko abagore babaho bombi nyine. Bukeye bombi baratwita. Bombi bagiye kubyara bajya kwa sebukwe. Bombi bikoreshwa ku bantu babiri gusa. Iyo barenze babiri batangira gukoresha bose. Wa wundi ufite ubumuga bwo kutavuga abyara umuhungu, muramukazi we abyara umukobwa. Nyirabukwe yambura ufite ubumuga bwo kutavuga umuhungu we, amuha uwabyaye umukobwa, maze umukobwa amuha wa wundi ufite ubumuga nyine bwo kutavuga. Uwo nguwo aramwakira, ntiyaburana. Abo bagore bombi bakomeza kujya batwarira inda icyarimwe. Ubwo urumva ko abagabo babo banza barabyegaho umugambi bakabipaga, kuko haranditse ngo abagore bakomeza kujya batwarira inda icyarimwe. Ubwo nuvuga byakoreshwaga rimwe. Nimumbaze ibyo ari byo, ni umurimo wo gufasha Imana kurema. Wa wundi ufite ubumuga bwo kutavuga akabyara abahungu, muramukazi we akabyara abakobwa, nyirabukwe akababaguranira. Kuko kera nibo babyazaga nyine mu gikari, mu nzu z'indaro. Bamaze kugera mu mbyaro 9, wa wundi utavuga ajyana na muramukazi we gutashya inkwi. Muramukazi we ati ngiye guca inkoni z'abahungu banjye. Uwo utavuga nawe ati have nanjye njye guca inkoni z'abatsindirano aribo bakobwa banjye. Nuko muramukazi we yumvise wa wundi ufite ubumuga bwo kutavuga avuze, abura hakwirwa. Undi nawe ntiyongera kugira irindi jambo avuga. Abagore barataha. Bageze muhira, muramukazi we abwira nyirabukwe ati yewe iryo wakoze ridukozeho. Arongera ati burya wa mugore ufite ubumuga bwo kutavuga aravuga. Navuze ngo reka njye guca inkoni z'abahungu banjye, ngize ntya numva nawe aratoboye ati reka nanjye njye guca inkoni z'abatsindirano banjye. Nyirabukwe ati urabeshya ikindi ma, aturiya mugore ufite ubumuga bwo kutavuga avuga iki? Igihe yabereye aho atavuga tukamwambura abana be ntavuge, aje kuvuga ubu? Nuko wa mugore wari ufite ubumuga bwo kutavuga akomeza kwiberaho afite ubwo bumuga. Umunsi umwe igihe uwo mugore ufite ubwo bumuga aryamanye n'umugabo we, aramuhamagara. Umugabo agira ngo ni umurozi umuhamagara, arabyuka ajya hanze ashaka umuhamagaye aramubura. Kera habaga abacuraguzi bazaga bagacuragura inyuma y'inzu. Niba n'ubu bakiriho ubwo muzatubwira. Amushatse rero, ashatse umuhamagaye hanze aho aramubura. Agaruka mu nzu aracana. Wa mugore w'ubumuga bwo kutavuga arongera aramuhamagara, aramubwira ati mbese ubyukijwe n'iki? Umugabo ati ntiyanayobewe umuhamagara uwo ari we. Umugore atoroshya nkubwire ati kandi icyo ngusaba ukimpe. Umugabo ati nsaba icyo ushaka cyose ndakiguha ndakakubura. Umugore ati maze uzashaka ibitoke byo kwenga urwagwa, nanjye nshake amamera yo kwenga amarwa, maze nitumara kubona inzoga uzatumiza abavandimwe, nzababwira ijambo rindi ku mutima. Ati kandi kuva ubu ntuzongere kumvugisha, nzongera kuvuga ku munsi wo kuvuga irindi ku mutima. Nuko umugore adaha amasaka mu kigega arasya. Umugabo nawe ajya gusaba ibitoke arabitara, benga inzoga nyinshi. Zimaze gushya, umugabo atumira umuryango we wose, baranywa barabyina, reka se nakubwira. Bagiye kumva bumva wa mugore ufite ubumuga bwo kutavuga nawe ateye imbyino. Nyirabukwe akubitwa n'inkuba, arahaguruka ajya kwihisha mu nzu. Nuko uwo mugore ufite ubumuga bwo kutavuga arahaguruka ati nimuhorane Imana mwa bagabo mwe, ndasaba ijambo. Sebukwe ati byonyine kugira ngo numve ijambo ryawe aho nakabereye. Ati bataraguha ijambo nguhaye inka. Nuko uwo mugore ati nabaye aho na muramukazi wanjye tugatwarana inda icyarimwe, akabyara abakobwa nkabyara abahungu, maze mabukwe akanyambura abahungu banjye akabaha muramukazi wanjye, nanjye akampa abakobwa be. Atagahinda nagize nuko yabanyatse bose, ubona niyampa abahungu 2 abandi akabaha muramukazi wanjye. Ati kera ndi mu nda ya mama yajyanye n'abandi kwahira, bavuga ko nyirabukwe abanga ndabumva,
nza kuvugira mu nda ya mama ntemwe nanjye nzareba icyo umukazana apfa na nyirabukwe. Ati ndabeshya se nyirakanaka? Abaza uwo bari kumwe. Umugore ati nibyo koko yavugiye mu nda ya nyina tumwumva. Nuko sebukwe arakebuka ashaka aho umugore we ari ngo yiregure, aramuheba. Ati niba ari no muri iriya nzu natayisohokamo ndayimutwikiramo. Umugore ubwoba buramutaha arasohoka. Amaherezo sebukwe w'uwo mugore ufite ubumuga bwo kutavuga aramubwira ati mwana wanjye warareze n'uriya nawe ararera, nta wahiye nta n'uwavunitse. None nibaguha abahungu bawe hamwe n'abakobwa wareze bose ubajyane, bose babe abawe. Ati ririya shyano muramukazi wawe najyane na nyina bajye kohoha bazapfe urwo bapfuye. Baragenda bombi bapfa bohoha. Sige wahera hahera umugani wagiraga uti umwana wavugiye mu nda ya nyina. Muribuka ijambo uwo mwana yavuze? No mu kanya yararisubiyemo. Reka ndibabwire gutya. Nuko bagera aho bahira bakaganira, bakavuga ukuntu nyirabukwe abanga, ngo bajye kumva bumva umwana wari mu nda y'umwe muri bo aravuze ati nanjye nzareba icyo umukazana apfa na nyirabukwe. Ese ntiyakibonye? Ubundi umukazana apfa iki na nyirabukwe? Uretse ibiri muri uyu mugani, ubusanzwe umukazana apfa iki na nyirabukwe? Ubwo ntihabura abandi babaza bati umuko we se apfa iki na sebukwe? Niba bibaho, reka nongere mbasabe mukore subscribe, like, share na comment bigere kuri benshi biyumvire icyanga cy'amagambo cyari kiri muri iyi migani yombi. Umwe uragira uti umukobwa wahitse akanyamasyo, uw'umunsi ukagira uti umwana wavugiye mu nda ya nyina. Ati nanjye nzareba icyo umukazana apfa na nyirabukwe. Naho butaha, ciao ciao.